urumva so ntabwo ari kumwe n'umugabo yazi ngo ari kumwe n'umugabo ngo urumva kumba ari kumwe n'umukobwa bagakwiye ko bishyemo imiziki bagatwekinga bikarangira so Kadete baramucangisha rya mbere aravuga ati you never know umwana ashobora kuba urumva ashobora kuba umusore wanjye wenda atari muri mode bro icyo nyine ntago babanaga mu nzu imwe ariko nyine uko ko bari bamaze kwimariya nk'umurenge hari occasion zagombaga guhura rimwe kabiri cyangwa se kugahura kandi uko byakugenda kose umugabo yari gushyira iri gupushinga icyana akagikoma tu umuntu ahuye bwa mbere avuye muri Amerika wari kuba bro tuvuye mu murenge n'umugore wawe ariko nambere y'umurenge kwa mukomye niyo mpamvu ikiganiro Sano yakoze yavuze ko Kadete yamusabye akamwima kuko batari bakavuye gusezerana imbere y'Imana niko yavuze niko yabeshye nyine yarabeshye ngo yamusabye aramwima ngo kwa ko ijambo ry'Imana wibuka ko umuntu ijambo ry'Imana abantu babyibuka nibibuka yuko muri iyo minsi hanagiye n'amashusho y'ubwambure bwa Sano arimo yohereza umukobwa iryo jambo ry'Imana wakandi ijambo ry'Imana muri utokinga niga nawe adasiramuye nta nugasiramuye by the way for your information urumva uko wabishyize hanze so ibyo bintu nibyo byagiye hanze so kuzana ubeshya ngo ijambo ry'Imana ahubwo reka dukoreshe logic tumenye neza ukuntu byagenze iraje ibindi barabeshyaga kuba kimama wa Kadete yamenye ko ngo Kadete bamwimye ahubwo ibyaje gukurikira ni ibingibi Occasion ya kabiri yongeye iri presence ku isahani Kadete aravuga ati noneho kirankoma ubwo bari basose sizana bari bagiye ngo kuri muhazi igisore kingu kigamuha kaya kigagira gute kigamuya gute udukisi n'ibiki byose urumva ubwo sinzi nimba makisi yabawe yemewe mbere y'ubukwe ubwo simbize abakundana ibyo ntago bindeba bro umwana reka Kadete nawe yari ifitiye ubushyuhe bwinshi cyane umunyamerika Hiviye muri Amerika yategereje igihe kinini cyane umukaritasi bro arongera aramudeseva bro noneho Kadete ngo yenda agakurira arisabira aravuga ati sheri none se ntago nkoma yafashe niga ireba mu maso aribwira ati reba hano wagikayitaza agikubita agashyi mu maso ngo gihumuke bro don't you see munyayana kuyemo noneho byose ati dore umutungo we ntago ubona nubona rero gituza n'iki kireba kireziwe ndeba we ntago koma ikinigazo kumbi wakuna swiki kigira z'abakobwa imporo ntago ihaguruka ntabwo kirimo gufiringa kirimo kirabona ari iniga ari umukobwa mugenzi wacu kiniga cyamubwira ati mva sheri ngo wabaye wihanganye ngo tukabanza tugakora ubukwe ngo ibi bintu bira against spirit holy spirit aya urashizana n'akantu ngo ka Bible ngo muri ngo even ngo Yeremiah ngo say something about it ngo you see ngo maybe it's very soon ngo ubukwe ngo ni hafi ngo cyara munaniye bro Kadete asura muri Amerika ku nshuro ya mbere atamuhaye atamugita reka ahubwo asuye muri Amerika ubwo nyine agenda ku cya kinyoma cy'iki cyuko ngo azabikora ubukwe bugiye kugira yego mbere yuko agaruka rero nibwo bya bintu byese bi breaking story bira break by'umugabo wa Sano by'umutinganya muri Nigeria oya yego ibyabanje nibi ibyo ko Kadete yashanze by'umugabo ni iby'umugabo muri Nigeria nibyo byese bi breaking Kadete itamenya ukuri kose atamenye ko bira bintu yari agaploti ko kugira ngo bamurye imitungo niyo mpamvu ibintu byose bijya hanze so bira bintu byaturutse yuko Kadete yamenye ko ura mutipe yikundira w'inyuma ari umutinganye mu magambo make none uyu nguyu we tuvuge ko impamvu y'uyu mugande kaza ari iyihe impamvu ni ukumurya amafaranga nawe sibyo hari ikindi ni ukuvuga ngo none ko ibugande nta murya bisyaga ugerayo aza batagera kwa banyira buko ibugande ayo we hari akandi kantu utazi America is involved cyo kujya muri Amerika gute rero siye gukubeshya uyu mudamu se ko somehow singo bimeze uriyo cyangwa ubundi uyu mugore afite imitungo urumva
afite n'uburyo bwo ko yavana Sano akamugeza muri Amerika. Iko kana kantu niyumviye ahubwo buretse mbahaye amasaha 5 yonyine ndakabasira neza mbaheze connection iri hagati y'ino relationship ino phone relationship n'ikintu cyo kuba ari mu visa zo kujya muri Amerika. Kubera iki uyu mutipe yavuze ko ubukwe budashobora no kugera kuri site ya WhatsApp? Ni ukweri ko ubukwe bwize ibanga agashaka kubukora ku wa kare kandi ari icyamamare. Umva musa ibi bintu byose ni kwa guteka imitwe nyine. First of all uwo bita Sana arabizi yuko abantu bazi story hano hanze barayizi. Babizi ko ari umutekamutwe. Bazi ko even na nyina nawe we suzi ko we na nyina bashindwaga mu rukiko bikanya batsinzwe. Yego. Na nyina nawe yatsindiwe mu rukiko ari kumwe n'umuhungu we. Amakuru avuga ko nyina atigeze yishaka buno bukwe yabujije umwe kurongora uyu mukobwa se. Ayo makuru se twayabona hehe? Oya biravuga. Kandi urusengero kibazo nakuvuga ko nyina nawe bafatanije no mu rubanza rwa Cadette bari kumwe. No bari kumwe ngatabishaka gute se kandi urusengero bari bagiye bazakoramo bwarese ko ari location y'ubukwe bizabera arufatanyije n'umuhungu we nose ni gute yabyanze kandi biki invitation zarasohotse. Nyina ntazabeshinga ibintu ntiyarabiri mu bwahubwo ashaka ko yatangiye kumva ko ibintu byatangiye kumenyekana uno mugore bikazajya hanze yuko ari umutekamutwe nawe bamuriye amafaranga menshi. Nyina akavuga ati none sinshaka kongera kwisanga mu rubanza ndi kumwe n'umuhungu wanjye reka njye nivire. What do you think? Nabyo birashoboka. Aha. So hari impamvu nyinshi zishobora kuba nyina yitandukanye na bino bintu ariko ntabyo yitandukanye nabyo kuko urwo rusengero batekeramo imitwe bararufatanyisha. Njye ngongera nkagaruka kuri ya point na makinze hali. Ninde muntu utanga license ku bantu nk'aba ngaba bahamijwe n'inkiko ko ari abateka mitwe? Ahubwo se bamaze gukora divorce na Cadette. Divorce yamaze gusinywa. Nindo yisinye? Ndi kubaza yamaze gutandukana na Cadette. Ntabwo ukabyara. Yabaratandukanye na Cadette byemera amategeko. Ahubwo se tuzane Cadette dusobanure nimba uri ya mugabo baratandukanye amugani tugiye tumenya niba baratandukanye mu mategeko. Hari umuntu uvugana na Cadette? Abantu bavugana na Cadette mutubarize umwuka byarabo. Uno mugabo baratandukanye biro official mu mategeko cyangwa cyari umugabo agiye gushakira undi mugore ku undi mugore. Niba bagiye gusazana imbere y'amategeko ibingibi Cadette bari barakoze divorce none se yabagiye guscaminga uyu nguyu uwa mbere byararangije kuva mu nzira bamaze gukora divorce ko hari kuzika abateka mitwe none numiwe we hari abatipe batagira ubwoba. Abatipe nibitangaza. Abatipe nta mutima bagira. No ariko Cadette ni igihuha. Gafaka baratandukanye biri official imbere y'amategeko. Hari uvuze ngo baratandukanye Cadette ni ugomba kubivuga. Ntagira umuntu ubizi avuga ati urabizi uzamuke nkuzamure ufate ijambo. Ntago bashaka ko bataratandukana. Muri systeme y'irembo babireba gute? Babireba gute muri systeme y'irembo yuko kanaka bandikamo amazina? Abana hano baba bari tare bahise banta muri nimero ya Cadette. Kamuhamagare. Muhamagare. Reka bana ngo bagiye kuturebera muri systeme y'irembo kuko none yawe Cadette ubwo systeme y'irembo muturebere muri systeme. Umugore kumupakira ku wundi bose uteka imitwe ngo nyura ku irembo irembo dot ubwo ni government. Reka twumve ko atari ari kwitaba se kandi none ungimeze muhamagaza amayini. I'm sorry but the person you called has a voicemail box that has not been set up yet. Numvise atuye mungu mwenye bari nka saa 8 z'ijoro Cadette atuye muri Amerika. Atuye mu buhe mujyi? Atuye hano kuri cyane nimba bita ngutyo. Ese ni Cadette wuhe? Ariko se nta muntu ufite nimero ya Sano. Uyu mugande rero kandi mpamagara umuntu w'i Bugande waduhaye amakuru y'uyu mudamu. Uyu mudamu wonga amakuru amumenyeho nayahe? Ngano Cadette atuye ngo ni saa 11 za mu gitondo na 40. Shakwa ryamye. Araryamye ariko bwakeye. Bro ko abahungu b'i Kigali ko Sano yemeye gutungwa n'umurizo. Ariko ibingibi no umurizo se ni umutunze. None se aba bagoga babeshyeshye iki? Ababeshya umurizo ariko ntago ari umutunze. Abantu muri kuvuga Sano ikintu gimutunze ni umwobo.
uravuze ngo iri duka yarikoranye n'ino ntuza uyu muntu afite abana 3 yabaga Uganda yajeje gusengera mu Rwanda sana ahita mushimuta aramumwiba. Urakoze cyane. Uyu nguyu mureba ariko tuvugira na Sano. Sano ntago yatwaye umugore angamutandukanyije n'abagabo 3 n'umugabo ufite abana yego umugore ufite abana 3 ngari ku mugore nawe ngo yayitangiraga cyane buriya ariko ari namwiza cyane ngo yayitangiraga ngo nimba bamwita ngo hajya sinzi ko izina nimba ari Rene nimba sinzi ko naryumvisha cyoko nabizi neza urumva ngo nawe ngo urumva ngo yayitangiraga urumva abo bana 3 ntago bari umugabo umwe urumva ngo yaratangaga bakamukoma nyine akabyara umwe ejo bundi akabyara ahubwo ngo batandukanye wanyuma baherezwa kubyarana ngo niwe yavuze ati ngo niwe wanyuma ngo niwe yahuye na Sano bari kumwe so which means umugore nawe ntashobotse udashobotse ninde umugore nawe ntashobotse urumva nawe ahubwo Sano nawe akine nubwo arimo kuzikina nawe akina ari menge kuko no mugore nawe wumvishe past ye urumva ko track records ye urumva umadeka ikintu kiriho abantu badukurikiye hano hafi 400 ikintu bakumenya ni iki ngiki urumva ntabwo urumva Kadete nazo kuboneka urumva baracyaryamira ijoro baraza kutubwira turaza kubimenya ese yatandukanye nawe bigemewe n'amategeko niyo baratandukanye byemewe n'amategeko nta ikibazo ariko none wumva ahantu ruzingiye ariko nabyo ntibivanyeho ko umuteka mitwe ataba umuteka mitwe no ahubwo ikibazo kiriho twebwe no kurabura uyu mugore azi umuntu agiye kubana nawe ko ari umutinganyi njyewe ikintu ndimo kuvuga uno mugore Sano ni umutinganyi Sana makuru mfite nuko muri association urumva Rudi kwa nyuma 1 to 1 urumva ndevu kwa ndevu ngo Sano yisanga mugaba muri association ninde muzabibaze abasore nimo bazi bayizirimo muzabibabaze bakubwira nakubwira ati ni gahunda uzamenye ko nyere gahunda no kuvuga ngo ikintu kiriho abantu bagomba kumenya urumva ikintu kiriho abantu bagomba gusobanukirwa bakakimenya nuko uyu mugore ibitubwe byo muri Amerika niba biriho uyu mugande kazi Sano agiye kumuriza amajyana ngo yitwa Irene nimba ari Irene wase Irene reka tumaze turebe niba tumenye niba baratandukanye na Kadete by'amategeko